tugiye kuganira rero mu byiciro byinshi. Rayon Sport tugiye guhera ku bakinnyi basezererwa na dosiye zabo ko zihagaze. Twatangiye abantu barabizi ko Rayon Sport yavuze ko igomba kugabanya umubare w'abakinnyi bakaba 26. Ejo bundi abantu baribazaga Rayon Sport umaze kugira abakinnyi nka 10 na bangahe 12 b'abanyamahanga bizagenda gute. Igihe kigeze muri Rayon Sport rero yatangiye gusobanura uburyo igomba kugenda ikuramo bamwe na bamwe idakeneye cyane. Uwo bita Prince Kanga Junior yabisoma neza cyane. Iberi uwo nguwo agomba guhabwa amafaranga akagenda. Uwo bita Omar Nyingi ajawe na ajawa Yusudianye ni umugabo wo muri Amerika w'umunyarwanda yabaye igihe kinini muri Senegal. Twari kumwe kuri The Light Hotel yaganiriye na president wa Rayon Sport bumvikana yuko bagomba kugira amafaranga bahereza Omar Nyingi ako bakamuhereza na release leta nta nubwo agomba kwirirwa garuka mu Rwanda. Ajawe twanahuye muri saro ejo bundi mu mujyi agiye kogoshesha umwana tubiganiraho. Uriya mukinnyi ntabwo azagaruka muri Rayon Sport. Omar Nyingi yahawe release leta we yayibonye agomba guhabwa ibiceri akigurira muri Senegal. Yahawe 7500 ariko rero amafaranga make bari buze kumuha kubera ko hari bamusigayemo bamurekirita. Bura Omar Nyingi ni wari wahenze muri sezori yabanje. Bura ni umukinnyi waguzwe uhenze. Harimo ibirarane bya rekirita magomba kumwishyura. Hakamo imishahara y'amezi 2 batabahembye kandi yarayakoze bagomba koyamuha. Hakabona amafaranga yo kumusezera ibintu uwo mwaka arasigaje amasezerano. Gusa nyine cyatumye banamusezerera uretse ko president bigarutse avuga ko bakinaga basubiza inyuma ariko nanone ntabwo bifuza gutunga abakinnyi b'abanyamahanga muri defense. Urumva Rayon Sport ifite nimero 3 umunyamahanga, ifite 4-5 bari abanyamahanga. Omar Nyingi na Yusudianye barashaka kugabanya aba defense b'abanyamahanga cyane ko n'umuzamu wari umunyamahanga. Icyo gihe gufungisha inyuma abanyamahanga benshi bituma nugera imbere utazabura amahirwe yo gukinisha abanyamahanga ni ubakeneye. Yanabisobanuye aravuga ati kuri 6 n'umunani tuzakinisha abakinnyi b'abanyamahanga. Uwa kabiri ni Omar Nyingi tumuvuze. Suleiman Dafe yaranze yababwiye yuko niba bashaka gutandukana nawe bagomba kumwishyura amafaranga bumvikanye muri kontra akaba ari amafaranga y'amezi 3. Rayon Sport yambwiye ati Dafe ntabwo ushaka ko tugutiza ntabyo nshaka, ntabwo ushaka ko dupfa gusesa amasezerano ntabyo nshaka. Rero yavuze ati turamushyira kuri payroll ariko ntabwo tuzigera navuze ngo nta lisanse tuzamuha. Bamwe nta lisanse tuzamuha, icyo bazamukorera ngo ni iki ngiki. Shampiyona nitangira ukwezi kwa 8 bazakumuhemba, ukwezi kwa 9 bakumuhembe n'ukwezi kwa 10. Rero yamubwiye ngo tuzagushyira kuri payroll amezi 3 abo na lisanse tuzagwa amezi 3 bivuze ngo kuko kontra ivuga ko amezi 3 ariyo bagomba kumuhereza bagahita bamusezerera. Reyo iravuga ngo tuzaguhereza mu byiciro amezi 3 ikurikirana tuzaguhemba ko na lisanse yacu uzaba ufite tutadusesa. Ubwo rero icyo bavugaga bambwiye ati wowe oroshya ibintu tureke guserera turebe amafaranga make tugwa tugukurikira leta wigendera. Ashaka ibintu byo gufunga umutwe naho rero Murera nayo ishaka ikiriye kikareka ko aba bakinnyi babaraje mu Rwanda nk'amabura kindi baraburaniwe banga kugenda yageze muri Reyo bakamuhereza option nk'eshatu tugutize akabyanga tusese amasezerano tugwa amafaranga ukabyanga babigaragaje urwego rwawe ushaka ibintu byo kujya mu bintu by'abakomisiyoneri ntabwo ari umukinnyi pe ukuri kwima ibyo na kipe yabona baho busiyo n'ibyanye bivuga byoroshye. Tuvugisha ukuri umuntu yagiye kuzana Dafe ataramubona kina atarigera umuntu w'imvune zingana kuri mu maguru yombi imvune murenga afite umutego wa mediateri ngafite control nureba se Kigandi ngo yaperizanye nk'ubu Uganda hari umupeti wikinana muri NEC yarari gukina hano mu bintu by'agaciro. President yanamumbajije witwa Shamiru akina muri NEC ni kipe y'igisirikare simubona umuhungu muremure wari wa 13 cy'igisore cyambaye 13 kira gipeti cyambaye muri equipe nationale ya Uganda izakina cyane yaramagabe uriya mupeti Shamiru wanamureba uriya mupeti urusoro nabarenza franc $10,000 ariko nge narumiwe. Ubu bantu bagiye kuzajya ngo muri Mali tuzana indi mvune ngavuye muri Mali akinyo tarabona hona rimwe nzamubona ko komisiyo nge sindi umwaje. Ubwo nk'ubu mbambwiye nk'amakipe umuntu ari muri equipe nationale ya CHAN ya Uganda bro asigaje amezi 5 muri NEC ufite urusoro rurerure amezi 5 n'amafaranga make cyane sore akina muri nationale afite imbaraga n'umediateri mwiza wamwishyuye umushatse 10,000 ukavugana na ajawe yitwa Janti mukarangizanya ariko ubwo abanyarwanda itavuga ngo ngubwo ngamushaka isoko ngo nta sinjya muri kandi kagabo wari ufite muri ya kipe yawe sinzi igere muri Bugesera kagufi cyane ka Messi karajya muri Rutsiro
karajya muri Rutsiro kari Argentina na arbitre Celestin niyo bari muri dossier bagomba kumujyana muri Rutsiro. Hanyuma uriya wavuga yitwa Joel n'umukongomani ari muri equipe ya Badinyo muri Bugesera wari wambaye gatanu mu mediateur muri uriya muzamu we wari ufite n'uwa uriya ni Eritsi nawe namuhaye anta ngo amushakira ikipe ubwo abantu nabo bumva bashaka umuzamu mwiza wifatira Eritsi yafashe neza Eritsi niyo yaseze Eritsi asigara umutoza abazamu ashaka kugaruka mu izamu yaranyandikira ashaka kugaruka mu izamu namuhaye anta njye singurisha abakinnyi bari ho ngo ntibagarutse yari umutoza yafashe neza bya hatari ntabwo tuvuga ko atafashe neza ariko nyine abajagaraye nabwo umukinnyi araseza agiye gutoza mugarutse umupira w'amaguru kandi akiri muto twikomereza shaka tuvuye kuri dafe twakomeje hari ikintu perezida wa Rayon Sport yavuze akima abafana aravuga ati kuri uyu muzamu ati ntabwo nababwira icyo mbitekerezaho hari amakuru avuga ko Rayon Sport aravuze ngo turaza kureba uko tumugenza hari amakuru avuga ko uyu muzamu wari wakozwe muri Rayon Sport basanze ari Pasquale cyane n'abafana bavuze rwose azajya birya saa 3:40 tugiye kwamamaza hari telefone nagiyeho mwayumvise ariko nta mbwira rero Rayon Sport ngo igiye gusesa amasezerano y'umuntu wasinyije ejo muntu umva ikintu gihari tugiye kuba story ibabaje ariko inanasekeye umutoza w'abazamu wa Rayon Sport yitwa Bakame uzukuna agira urwego yaravuze ati bwa mbere amukoresha iminsi 2 ya mbere avuze ati buriya uyu muntu wenda ararushye ageze ngo ni munani w'indege swate wenda aramaze n'igihe adakina reka manze ndebe iminsi 2 irashira noneho atekereza ko muzamu akaba improvinga ikoze tize nyine umunsi umwe 2 kame nyine maso zibazacubye ubu wakangutse nyine ikintu cya mbere cyamweretse yuko umuzamu ari Pasquale mureke biriya byo kuba bari kumutsinda ibitego adakora parade biriya byo n'ubuswa mvukanwa hari ubundi buswa bukabije hari icyo bita gukora basi tize ukazikora mu buryo bwemewe reka mbaye ngibyo biri basic besa nk'umuntu usanzwe ukora n'abatoza nk'umwatlete nk'umukinnyi w'umupira wamenyereye kwizigira hari ukuntu mubanza gukora ibyo bita warm up nyine mukiruka bisanzwe iyo ni party ya mbere iyo murangije warm up ako gace nyine mutangira buri abantu bahitajya ngo mu bya deka ntago ari ikurikiraho ahubwo abatoza abakreya ibyo bita nk'ama situation ashoboka muri match yaba ku muzamu ubwo afite umutoza we n'abakinnyi nyine akavuga ati wenda tugiye kwiga kano kantu twakitwara mu gutenda nko kudefanda habira twavugaga wenda twavuga tuti wowe tugiye gukora wenda abakinnyi 3 wenda badefanda mutangira mudefandisha umwe mukazamura bakaba 2 mukazamuka 3 niba ushaka ko wenda uruhande runaka ruburokwa n'abantu 3 n'urugero nyuma ukaza no kubyagura ukabishyira mu ko bita akaminije cyangwa mu cyo twita jere dui urabibona kaka jere dui noneho bivuye mu kubereka gusa muri teori ushyizemo na baro bagakora nyine iyo muvuye muri jere dui none nibwo ushaka gushira nk'aka game none nya game ukaba ati mukino wenda iminota 20 kandi akenshi bakina Demeter bura imitozo myinshi bakina Demeter ariko nyuma ukazagenda wameriye urugendo byongera kugira abakinnyi 90 reka nkugire rero mu kintu gisekeje uwo mapara yikora no kwiruka n'utundi twose kwiruka nka byarabishobora bajya mu situation twatundi abazamu baba bavuga bati wenda atera ryamabyuka kwa kundi nyine batera iburyo umupira murakukanya bagahita utera ibumoso bakanya bagahita batera hejuru kugira ngo ukore ama reflex iyo akoze 3 ahita hamagara mugema agira cyane ati umugongo ntugenda umugongo ntugenda no twabanga afite mu kiganza kimeze nk'ibirenge bifatanye aragenda cyane hanze y'ikibuga cyangwa wenda arawurwaye mu buzima busanzwe kwari igihe ukora amesa Nyarugenge niyo yabakoresha ntabwo agakwiriye kubaho kubonaniza muri rusange rero uyu musore mugemana umuganga wa Rayon Sport yaravuze ati uyu muntu wagira ngo umugongo we rwose wagira ngo sumukinnyi ahora buri kanya ari ku mapainkillers bahora bamasa bahora basiga nyine bivuze uyu muntu yafata ate umugongo udakora none icyo baje rero kuri Bakame Bakame yaravuga ati rero arakabikora gutyo kuri Mugemana tuvuga ko ari kwivuza umugongo wenda muri jere dui anakine n'iminota isabwa anakurema aramubwira ngo mwaretse ngo tugakukene ngo jere dui ngo y'iminota 5
Gerard y'iminota 5 oya mumbwire ninde wamuzanye iminota 5 ninde wamuzanye ninde wazanye umuzamu ngo akuyari asize nizere ko umuzamu umuntu wazanye Dafe atari wamuzanye proven asize umuntu bita Nicolas Seba tutagifite amasezerano ya Mukura Sebwato byarashobokaga cyane ishakiraga rero utora mu Rega, makintu wamenye umuntu wazanye umuzamu utari umwatlete mu buzima busanzwe komisiyoneri kuko niba ashobora kuba wazanye komisiyoneri mu mupira ninde wamuzanye umupira wo mu Rwanda urimo abakomisiyoneri kuko niba perezida bari bacyumva abantu nk'abo bakemerera kubazana abakinnyi muri ekipe Komisiyoneri. harimo ikibazo gikomeye muri leadership niba mwarabonye kesi ya Dafe uko yagenze mukabona kesi y'abadurayi Jaro na basana na uko yagenze 2025 mu mpeshyi ukemera ko umuntu akuzanira umuzamu nk'uwo nta hantu muzi nta kintu muzi ukabyemera harimo ikibazo gikomeye cyo kudashishoza azakomeza bibe bon reka ndeke barashaka abakomisiyoneri b'umupira ntabwo ari kimwe wenda n'abakomisiyoneri yabikoze ku b'inzu neza y'ikipe reka mbireke twakomeje aho uyu rero umva rero ikintu gihari mu masezerano yasinyanye na Rayon ku noti 10,000 bamuhaye barayimuhaye bamaze kuyimuha bumvikanye ko naramuka agaragaje urwego ruri hasi ko bazamuha amafaranga y'amezi 2 y'imperekeza bagahita bamusezerera Rayon Sport 10,000 barayimuhaye yarabibitse arabitwaye Rayon Sport rero nta nko kwiruka Rayon Sport ubwo ni miliyoni hafi 15 z'amanyarwanda 15 kurere yo gusinyisha umuntu utazi atarakira match mwamutegeye uyu mutipe uzi ikintu kiri bube nyereka bareo kabakamba bari uyu munsi batekereza ko bamubwira ko nta kirimo ariko bavuze ati nimureke twihereze iki cyumweru guhera kuwa mbere uyu munsi kugera kuwa gatanu tumukoresha imyitozo irimo imbaraga turebe nibigera kuwa gatanu tuzaderibera hazaba harimo umutoza Lotfi hazaba harimo Bakame irambona nk'umuntu wabaye umukinnyi azakurikirana imyitozo yose ya Rayon Sport 5 abo bantu batatu ngo bazicara babwire president bati hari ikirimo twagoragoza akaba ari kuri bench cyangwa se nta kirimo shaka amafaranga y'imishahara ameza dusezere umuntu utaranafata na match nimwe gusa ikigaragara rwose ni bya bintu ewa ngo ndavoma bimeneka Dirisa kuyatera nibihita ariko performance Dirisa Iva ari amuri hejuru cyane ari hasi cyane ku buryo ngo Rayon Sport yatangiye gutekereza kuganiriza umuzamu Olivier Gishweka yarashoje muri Saudi Arabia yego ari hano mu Rwanda yarafasha no mu mikino y'agaciro yabara umuzamu mwiza ariko ngo arasaba $2,000 Olivier rero by'umushahara ukwezi Olivier rero n'amakuru yandi namenye ibyihutemo nuko nuwo bita uyu mutoza wa polisi amwitande bamwita Ben Musa aravuga ati kugira ngo nzagira abakinnyi b'abanyamahanga bahagije imbere niba ari umuzamu w'umunyarwanda ni mumuzane polisi yo bitatu yabimuha byasarere ubwo rero bigaragara ko hagati ya polisi na Rayon Sport rwose Olivier Mukura ashobora kuguma muri iyi Mukura yatangiye Mukura irimo iraganira na Seba njye byose sinabishyigikiye bafashe Olivier hakiri kare ahubwo Olivier amafaranga amaze kuboneka mu kanyenyeri nubwo ari aya Bedi umuzamu rega zandani zivuga ko Olivier standard mu Rwanda nibura ngo nko kubagirira impuhwe minimum $2,000 rero yahemba $2,000 umuzamu $2,000 miliyoni hafi ubwo ariko namurokita make namurokita make tukayibara mu mishahara bashatse ntabwo ntiyabyemera kuko Olivier nambwene kamusinyishe umwaka umwe bayamo bashatse cyangwa bayamu ndagwa miliyoni 10 za miliyoni 2 ariko Olivier nawe akunyungu ze yego ntabwo yabuze ikipe mu muzamu mwiza pe Lorenzo namubwira ati uratangira gukora akazi mu kwa munani uzagasoza mu kwa gatandatu namusinyisha ubwo se amezi 10 namusinyisha amezi 10 ameze gutya salary ya miliyoni 2 mu mezi 10 si miliyoni 20 be namusinyisha amezi 10 salary namusinyisha umwaka umwe donc salary ya miliyoni 2 ku kwezi zika miliyoni 20 mu mezi 10 nkamukutana no kwituma miliyoni 10 umwaka umwe miliyoni 30 nazikira ku muzamu Olivier iriya Pascal uramutse Olivier amuramo n'amasituasiyo uramutse Olivier afite inyungu uramutse Olivier wani byamugara mu Mavubi Amavubi se kuba atagaruka mu nuko adakina ari Kigali yatangiye mesaje pressure abafana hari Samu Karenzi ari kuri SKFM cana kuri Radio Rwanda jari kaciye kuri BN bamureba ari mu izamu rya Murezi atari Saudi Arabia waraye ntari musubiza uramutse kuri turiya tugoma tw'abare bamuririmbira uramutse uri Gishweka polisi gatereka hano erega nuko ryagira discipline muri context y'amafaranga context y'amafaranga irahemura polisi
East Africa. Fiacre zamu Ntabwo ari Fiacre gusa muri East Mwamara ari Africa murusha. nta muzamu wungu urusha Olivier muri East Africa. Olivier Kwizera umuntu wamurushaga atafunzemo ibintu bikomeye Lorenzo ari tayari ashaka gufata mani igiye kudufata amaco muri na Djigui Diarra we ariko abandi yakoze save zera kuri 23 dukina na nigi Cape Verde wayo Cape Verde iryana yica murayibuka amaco twakoze 0-0 mugaragu niwe wari bagiyeyo niba atari tite wari bamukubise baro 23 Olivier Nizamu wavuze match ya Senegal ariko bro ujya muri match asuzanya na Sadio Mane Giamnaggio na baba ejo bundi bazidane baripimye muri ibi bintu bya tournament penalty yazimari hanze Olivier ni igikoko n'umuzamu ibihumbi bibiri wabimo by'idolari. twakomeje Rayon so niyo bashaka gusinyisha abakinnyi mugiye kuyate yabaye kuyate baraye batangaje ko miliyoni 15 arizo zimaze kugera ku kanyenyeri zitarimo amafaranga ya fan club zirimo zirakontribua ku ruhande urumva ko ari intambwe nziza barimo barashaka gusinyisha abandi bakinnyi nabaye bakinnyi bandi bitayino ko binjira muri Rayon. Ariko ubwo umuntu yabanza akapudetinga ko bagiyemo n'ibyo batanzweho nk'uyu musore Ntarindwa Aimable 10 barantwaye ni umukinnyi wa Rayon Sport ya miliyoni 10 azahembwa 700 by'amanyarwanda bakoze transfer nziza cyane kugira ngo asinye ni imbaraga zikomeye cyane za Rotifipe uriya mwana avuga ati wowe nk'ukora imyitozo hari message uri kubaha amafaranga muri kumvikana bari kuguha hari icyo birahindura yasabaga 12 majority y'abayobozi yashaka 12 ariko byaje kuranya bamuhaye miliyoni 8 bakoze transfer nziza kabisa muzanatungurwe mubonye no mwana agiye abanza abamureba urwego rwa Aimable n'urwa Kanamugire mubagereranya gute mubona Kanamugire baramuri kwa bwo Kanamugire kujya muri polisi abazi urwego Aimable hejuru ya Kanamugire Kanamugire ashaka gusinya muri polisi agasimbura pasi niba ari upgrade kuri Kanamugire Aimable ni umukinnyi uzi gukina zone ye pe iyo mubwiye ngo mission nguhaye cyane cyane ibintu bya mission bavuga ati wenda mugiye gukina Kevin Hakin uyizirike kuri Kevin Hakin ibyo bintu bishoboye cyane ariko kubera ko ari n'umwana wazamukiye muri UR bora yavuye muri UR direct ajya muri Mukura ntabwo ari abakinnyi benshi babona bava muri UR bajya muri Mukura ako kanya n'undi bita Rivaldo yasinyiye nawe wakabigaga we zahembwe 800 nawe sinye miliyoni 10 imyaka 2 yego ariko ko bari Rivaldo yatanzwe n'iyi mikino yanyu mujya mukina buri kintu ikipe ya Golden Generation niyo yamugaragaje avamo ajya gusinyira Gasogi n'umuhanga giye naramwirebe yagaragariye mu gaciro asinyira Gasogi none Gasogi nabwo ariko yanagaragaye no muri batwaye igikombe ejo bundi nawe yari arimo niyo president na Brakirajya ajya muri Gasogi yari yasinyiye na Bugesera ariko Kenis aramwihamagara mugatari ko urajya mu cyaro wa mwana we kuri umunyamugi mu cyaro ugiye gukora iki umwana arisubira asinyira Gasogi ubwo ariko yavuye muri social amasezerano ariko mbere yo kuganira kuri abantu bibazaga ngo Rivaldo ntabwo yabanzagamo mu minsi ya nyuma cyari nk'igihano cya Kenis ariko yanze kongera amasezerano Kenis naravuga ati rero ntabwo twagukinisha turakinisha abakinnyi dufite muri projet zacu ni Asanana Muhanga na Gicumbi ngo ziri kumushaka bashaka kumuhimba ariko no mupaseri mwiza uriye ku 800 Asanana nabya pasa kamara nimero 9 karagakinnyi nabya pasa nyumvira tutabitinze yigira mu ikipe mu mwanya zabureza kuri dosiye yanga kwizigira nyumvira rero akantu gatoya ahembwe 800 bashaka ikipe ko imuha 400 iyamuha 400 Asanana hanyuma na reka zagicira arajya muri Muhanga ku makuru mfite azawutera yewe uretse umubiri uzabe mwiza tugiye kujya kuri dosiye yanga Rayon Sport Day izaba ku tariki hari akahindutsemo gatoya bazakinira he Super Coupe izabera he yanga n'ikireo yayihaye amatariki ingero Rayon ne wari wamaye tariki ambwira ko ari 15 ariko hari akantu kahindutsemo bashyize 16 mbaza ngo kubera iki kuzigira kubera iki abicaye baravuga ngo abantu bo mu ntara ku itariki 15 hazaba ari kwa gatanu twaba tubari imise reka tubishyire kwa gatandatu ari muri weekend abantu bo mu ntara babona uko bideplasa baze batakoze yego niyo mpamvu Rayon Sport Day bidasubirwaho iri ku itariki 16 z'ukwa munani muri stade Amahoro 16 z'ukwa munani kuvuga ngo shampiyona zatangiye Yanga satanya 18 oya izabatangiye muri iyo weekend yego umva icyabaye ahubwo Ferwafa yabwiye Rayon ngo ntidushobora kubazitira ntitwabuza ko
ko ikipe nka Yanga iza mu Rwanda ni amahirwe ku mupira wacu. Mwebwe nimwandike niyo musaba stade biri gucuruza stade ko rishyura iyo tariki mwazakiniraho 16 twe turajya muri ministere tubasabire stade kuko ni Ferwafa igusabira, hanyuma turanandikira Rwanda Premier League Babahindure fixture. tuyibwire ibintu ni bibiri, bimure shampiyona izaye muri weekend ikurikiyeho